umwana wa Nyabikoni fata umwana wa Nyankenke wiragirira ihene akajya kwiga muri 9 yataha akajya kuragira ihene no kuvoma. Uyu mwana uramwigisha ibintu bya planning familiar araza kubyumva. Kandi iri tegeko nirisohoka ko ritazasohokera abanyakigali gusa, izasohokera abana b'igihugu cyose, cyane babyigisha no mu mashuri. Hanyuma ikindi gikurikiyeho, ibi bintu niba bigomba kwigishwa, birasaba ko abanyamadini babigiramo uruhare mu kubyigisha. Abanyamadini bari kubitera nyine umugongo ukurikije icyo Karidinali Kambanda yavuze. Karidinali buriya iyo yavuze burya na pasiteri ahita yumva. Ni ukuri uriya n'umugabo w'icyubahiro. Twari dute. Ariko kugira ngo buriya impamvu nari mvuze ngo abanyamadini babigiraho uruhare, buriya niba hari ikintu kigira influence, niba hari umuntu uvuga kumvwa, buriya abanyamadini barumvwa. Ku buryo ashyira amati babyeyi mushishikariza abana banyu. Buriya uzi ikintu umunyedini yigishije ku cyumweru mu rusengero, kwa gatanu mu musigiti, kwa gatandatu mu badivantiste, pasiteri w'abadivantiste agahagarara hariya akavuga, abadivantiste bose barabigenderaho, bahita bamutenga. Ikintu shahe yajya hariya akavuga, ikintu pasiteri muri ADPR Nyarugenge ari buhagarare hariya akavuga, ikintu padiri Saint Michel Sainte Famille Regina Pacis ari buhagarara akavuga, ibi bintu babyumva vuba, kuko aha ni ahantu abantu bajya batabahamagaye. Ariko buriya hari akantu kamwe mutarabona. Ibaze kuba sitiyanta nshobora kwicara ngatanga invitation ngatumira abantu ntibanyitabe, nkaba nanaguhamagara kuri telefone, nkabahamagara umwe nkahamagara babiri, aba bantu ntibanyitabe. Ariko uzareba iminsi yo gusenga abantu bagenda ntawe ubahamagaye. Niyo mpamvu rero abayobozi baba bantu iyo bavuze barabumva. Buriya abanyamadini ikintu bavuga cyakumvikana cyane, kugira ngo ibi bintu bizafate bigire n'agaciro ndetse n'igihugu cyose bizabashe kumvikana mu gihugu cyose. Nibamanze bajye hariya bigisha abanyamadini. Abanyamadini nibamara kubyemera n'abantu bazabyumva. Ubwo bazayigisha bagendeye no kuri za ndangagaciro no kutangira kubimvisha ububi n'ibyiza n'ibiki byose. Ariko niba abanyamadini batari kubyumva, bizagorana kugira ngo n'abantu babyumve, ariko nanone kugira ngo bigere ku bantu rusange babyemere, naho hazakoreshwa itegeko, ingaruka zizabizamo n'ubundi ziba ari zombi. Kuko umwana w'imyaka 15 ntaragira ubwonko bwo kwakira ibi bintu, ashobora no kubyakira akabijyamo yirukanka.